Muraho neza nshuti zanjye, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'uko bisanzwe iyi ni Winner TV, ndabashimiye cyane uburyo mwanyeretse ko turi kumwe, message mwampaye zirimo imbaraga, ndabashimiye bivuye ku mutima. Turakomeje n'igice cya kabiri cy'inkuru y'urukundo rwa Giramata na Bruno. Yambajije aho ngiye mubwira ko hari ikintu ndimo kubona nifuza kumenya neza icyo ari cyo. Papa yarambwiye ati reka tujyane, twaragiye tuhageze dusanga ni umuntu uzingiye mu gitambaro kinini bigaragara ko yakomeretse cyane. Papa yaramwegereye amukuraho igitambaro, twasanze ari umwana w'umusore ahumeka ariko atabasha kunyeganyega, wabonaga yakomeretse ku mutwe ku rwego rukabije. Papa yansabye ko tumuterura tukamutwara mu rugo tugashaka uburyo twatabara ubuzima bwe. Twaramuteruye ku bw'amahirwe tumugeza mu rugo agihumeka. Papa yari umuntu kuko nyine yakuze ubuzima bwe ari ubwo mu cyaro, yari azi imiti ya gakondo. Yagiye munsi y'urugo aca ibyatsi byinshi bitandukanye, araza arabihonda atangira kumuvura. Bwari ubutabazi bw'ibanze. Mama nawe yahise yihuta ashaka utuzi dushyushye atangira kumusomeshaho buhoro buhoro ariko bagenda banamukanda. Bukeye mu gitondo twagiye kureba uko yaramutse ariko dusanga nta cyahindutse. Papa yansabye kumuba hafi kugira ngo nihagira igihinduka tujye tubimenya bitworoheye. Namwicaye iruhande mufata ikiganza ntangira kumukanda n'amazi ashyushye buhoro buhoro. Naramwitegerezaga nkabona ni umusore usa neza, bigaragara ko ashobora kuba akomoka mu muryango wifashije. Narashoje ndahaguruka mutera umugongo njya kumena amazi namukandishaga, numvise ijwi ritoya rihamagara ngo mama. Nasubiye inyuma nihuta ndamwegera kugira ngo numve neza icyo ashaka kuvuga. Akomeza azunguza iminwa ariko ijambo ntirisohoke. Naramwegereye ku gutwi ndamubwira nti se uranyumva? Nta kintu na kimwe yigeze ansubiza. Narahagurutse ndicara ntekereza ko hari irindi jambo ashobora kuvuga wenda ryadufasha kumurangisha, amazina y'ababyeyi be, abavandimwe cyangwa se n'aho akomoka, kuko ahantu twamusanze nta kintu na kimwe cyamurangaga cyari gihari. Umugoroba warageze ndahaguruka njya gushaka ibyatsi n'ubundi twagombaga gukoresha tumuvura. Iminsi irahita indi irataha ariko ubona n'ubundi afite intege nke, ibikomere bigikomeza gukomera n'ubundi bidakira. Tubona ko ibintu bikomeje kugorana dutekereza ko twamujyana kwa muganga, ariko iwacu twari abakene nta bushobozi twari dufite bwajya kumuvuza. Papa yaje kwigira inama, hari umugabo bari baziranye witwa Robert, yakoraga ibintu by'itangazamakuru mu mujyi wo hafi n'iwacu. Yaramusanze aramubwira, nyine amubwira ukuntu twatoraguye umuntu, ariko nawe yaramubwiye ati kugira ngo ibyo bintu mbibakore nuko mwakwishyura amafaranga. Mu by'ukuri nta mafaranga twari dufite, nta naho twagombaga kuyakura. Papa yaragarutse arabitubwira twumva biratubabaje, dushaka ahantu dushobora gukura amafaranga, tureba mu byo dutunze dusanga ayo mafaranga adashobora kuvamo, kuko wabonaga uwo muhungu rwose akeneye gutabarwa ariko tukayoberwa uburyo twamutabariza. Papa yaje kwicara yibuka neza ko mu bintu twamusanganye hari harimo isaha afite n'umukufe mu ijosi, byagaragaraga nk'ibintu bihenze uretse ko byariho amaraso. Papa yaragiye arabifata arabyoza abishyira ku izuba, bimaze kumubona nyine bisa neza. Ahise atekereza kubishyira wa mugabo avuga ati abyemeye akadukorera ubuvugizi byaba ari byiza. Yarabitwaye kuko abishyira Robert. Robert nawe yarabikunze ko yabonaga ari ibintu by'agaciro, amwemera ko azaza kumufasha. Papa yagarutse yishimye arabitubwira natwe tugira icyizere. Twaramutegereje mu gitondo yaraje azana n'ibyuma bitandukanye, yamufashe amafoto natwe adufata andi nk'umuryango, hanyuma dusezeranya ko mu bihe bidatinze tuzabona abantu bashakisha uwo muntu. Uko yabivuze hashize iminsi ibiri ari nka nimugoroba twabonye abantu baza mu rugo,
turabakira baricara batubwira ko ari abavandimwe b'uwo musore, ko bamubuze igihe kinini gishize, ko barize bakanihanagura batekereza ko yapfuye. Twumva biradushimishije cyane, baradushimiye ariko batubaza uko byagenze, tubabwira ko uretse kuba twaramusanze ahantu yari ari, nta kindi kintu twigeze tumenya ku byabaye. Barasezeye barataha, batubwira yuko bagiye kumuvuza bakoresha uko bashoboye agakira, ariko batwaye aderese zacu dutaha tumenyanye, nabo baragenda. Iminsi yarahise indi irataha, igihe kiba kinini tutamenya amakuru yabo, twamenye ko yakize, nta n'ikindi kintu gikurikira twamenye, twakomeje kuba mu buzima busanzwe, ariko nkajya numva mfite amatsiko yo kumenya uko byagenze, niba yarakize, niba yarapfuye se, ibyo byose numvaga muri njye mfite amatsiko yo kubimenya. Ubuzima bwarakomeje ku ruhande rwanjye, twagiraga imikino mu cyaro y'amafarashi, ku buryo twafataga umunsi mukuru tukajyayo tukareba ukuntu abantu bagenda ku mafarashi, imikino itandukanye. Naje guhurirayo n'umusore nawe wari waje kureba ibyo birori, ariko bigaragara ko adakomoka muri ako gace k'iwacu. Yarambonye aranyishimira, turaganira, turahuza, numva dutangiye kuza gukundana, hazamo ibintu by'urukundo. Yaragiye, nyuma yaho yaje kugaruka ambwira ko nawe yankunze, ko ndetse ashaka ko tubana. Namubwiye ko nzabitekerezaho, nyuma yaho naje kumuhamagara mubwira ko nanjye namukunze, nifuza ko tubana. Yaje ambwira ko yitwa Bruno, nanjye mubwira ko nitwa Giramata.